ariko abakobwa barankunda pe gusa nanjye sinabanga ndabakunda pe ariko mbiha nkuko banyiha nakazi nakora nakareka abari hatari barafiki wanafiki rafiki yako ndo adui yako yarimbwiye musuhuze cyane n'abamama mudukunda cyane b'abarundi ndetse n'abasore n'urubyiruko rw'abarundi baradukunda uyu musore rero niwe boss yanjye amategeko n'amabwiriza nakubwiye ko wambira boss nayahe amabwiriza kazi wamaye babe bake ariko beza babe bake beza ibintu byo kubeshya abanyarwanda twarabihaze nkuko najyaga mbikuganiriza mwana uzi ko ugiye ko yabira biboro banza kubitegura fresh ariko bamwe na bamwe babanza kwidoroka kugira ngo bakore biri hano nabikoreshaga nyuma kambwa ati menye karuko ngoko simba narabikora ko narinzi ka film wanjyanye yes abanye musuza aho hose nizere ko meze neza muri rusange nizere ko amaje ukana subscribe like share ndetse na comment turi kurw'imisozi igihumbi uranika urw'imisozi sigakanyanike igihumbi cyonyine hanyuma urahita utubona of course nyine twaceka ISIAK MANAGER umugabo kina n'abana kina nabi umukapo wanjye ari kuri kamera imbere yanjye kubera umutipe sheri ndi zose ku madrede mujama yambaye kabutura umujama yambaye umupira byose arasanga gisirikare umutipe ni puma mugatuza ku maboko salama ji salama meze neza kabisa bazamurijwe meze neza kabisa zamurijwe bro ntabwo ari kunyumva subura ariko mvuga bakwera mbere ko narutse amagi simbizi kabisa ariko ndavuga amazina abanyita mfite amazina menshi sinariko ayo banzo cyane ni shagi umuntu yumvishe shagi ahita atekereza amateka ya shagi ni umuntu uhorana abakobwa impande n'impande bimeze biti abakobwa barankunda kabisa barankunda sana barankunda mbakunda uko bankunda nanjye ariko mbakunda ntabwo naba ndaha ariko kubera byitwaramo neza mbasha kuba ndi hano nkakotora akazi kanjye ariko abakobwa barankunda pe gusa nanjye sinabanga ndabakunda pe ariko mbiha nkuko banyiha nakazi nakora nakareka abari hatari suze abantu badukurikira mu bihugu bigiye bitandukanye abarundi abavandimwe abatanzania abanyakenya abagande bari mu Birigi bari mu bigwa bigiye bitandukanye abari mu ntara ya Oroshima na Nyagasaki aho intambara y'isi yarangiriye abakongomani bari mu birere gukomeza iyo ngiyo za Kinsaza Rumbashi hose muradukurikira tubibona bari mu nkuta enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba ndetse n'Iburengerazuba naje gusenya inkuta zanze gusenyuka ariyo mpamvu ndi kumwe n'umutipe n'umuvandimwe aratubwira impamvu yicaye hano tumufite by'akanya gato nuko twatugira ngo tumamurikire mumenye wa muntu njye mabwira ngendana nawe hano rero mubona nicaye mba ndi mu kazi nubwo ngira ubuzi bwishi ndimo kwa feri nkongera nkaba ni bossa ubu hano nicaye turi ahantu heza cyane boss wanjye yambwiye ko ahantu ashaka kuruhukira mba namuherekeza kuko mba ndi mu kazi ndi bossa ye ubwirinzi bw'umutekano w'abashaka busesuye ntabwo wakizera abantu hari byinshi agenda anyuramo nkabasha kugira nanjye mbimufashamo kugira ngo bigende neza niyo mpamvu ndi hano niyo mpamvu uri hano abadukurikiye mu kiganiro uyu ni wa mutipe tujye tugendana aho ngiye hose mu biganiro ni wa mutipe njya nkunda kubabwira nyuma yasaga y'ibyabaye nyuma gushyira hanze ukuri ago feedback zangendekeye neza ariko nifashishije nibura ibouncer kuko hari babiri cyangwa hari abantu ntago hapfa abandi dushimira Auguste no murundi uri muri Amerika yarambwiye ati barafiki wanafiki rafiki yako ndo adui yako yarimbwiye musuhuze cyane n'abamama mudukunda cyane b'abarundi ndetse n'abasore n'urubyiruko rw'abarundi baradukunda uyu musore rero niwe boss yanjye amategeko n'amabwiriza nakubwiye ko wambira boss nayahe
amabwiriza akazi wamaye nako kuba tugiye nk'ahantu nagucungira umutekano wawe uko bikwiye, kuba nta muntu ashobora kukubona atanyuzeho, no kuri telefone njye nyitaba kugira ngo mbashe numve uwo muntu icyo agushakira, kugira ngo numve ko ari kizima, n'ibyo kunywa cyangwa ibyo kurya njye mbanza nkabireba neza ko uko nabyo biri mu bintu byatumye ushaka umuntu azaza bigufashamo, koko abantu bari hanze hano ari abantu beza. Aho ngaho uravuga ati abantu bari hanze hasa abantu beza, buribuka wa muntu wanguriye amazi? Uriya we sishaka no kumumenya, sishaka no kumwibuka, koko uriya we ni mubaya sana, koko yaza kuba ari babandi bakunda amafaranga ntibayarekure, ushaka umuntu wemere uhebe utanga amafaranga ariko warasize ubuzima. Nuko wabibirebye karavuga ati bano bantu nta bagome n'abantu bo kwizerwa, rigashaka umuntu azajya anyengera ikibaba acungira umutekano, nubwo umutekano tuzi ko ushobora byose ari we, Imana ariyo ishobora byose, ariko n'abantu tugomba tuzi ubwenge Imana yaduhaye, tugomba gukoresha ubwenge bwacu uburyo tubyitwaramo. Niyo mpamvu nanjye nkora akazi kanjye ko bikwiye. Wavuze ngo uri umukwaferi mwiza, umukinnyi kurebye asa kumenya, umuhanzi ukurebye asa kumenya. Uyu nguyu ni umwe mu mujyama banogosha Karira Hassan, ni umwe mu bajyama banogosha uriya mwana wakinaga muri Kiyovu Sport wagiye muri APR, nawe yamwita nde? Yavuye muri Kiyovu ajya muri APR. Ni benshi rero naguce mu byo uvuga. Juma nogosha na Ragi, ni benshi we. None ikipe y'igihugu yigiye muri lokali njye ngomba kuyikorera, mu bakinnyi ni benshi, nogoshaga abayiranzi batarajya hanze, nogoshaga bakagera Medi batarajya hanze, Haruna, abo bose n'abakiriya banjye. Ko nawe ari umusitari ku ruhande rwe, ariyo mpamvu nanjye twamenyanye nk'umuntu wogosha abo, ko muri abo ngabo hari mupambe wanjye, inshuti yanjye nyine, ariwo nabanje kuganira nawe ambwira uburyo umuvandimwe Shagi ari umwana mwiza. Hanyuma Shagi, ubihuza ute wenda nubwo uraza kutangira aho ukorera, ubihuza ute n'ububawunsi? Njyewe ndabizi ariko ndimo ndabariza abadukurikiye, uhuza ute akazi k'ububawunsa n'akazi ko kogosha? Akazi ko kogosha n'ububosa, akazi ko kogosha ni aka buri munsi, akandi kazi k'ububosa nkora iko ntago ari buri munsi, biterwa n'aho bosi yatekereje uwo munsi kujya, ko ntago agenda buri gihe. Ubwo kuko mbafite abakiriya kuri telefone, ubwo njye sinogosha umukiriya azatamamagaye niyambona mfite ibyinshi nkora, kandi numva no mu rugo haba hanyeneye, ngomba no kuryama nkaruhuka, numva rero umukiriya agomba kuza amamagaye, gatamagaye niyambona. Ushobora kwibaza ati ese ISIAK uri umukanishi, uri umunyamakuru, ubihuza ute? Abadukurikiye ku rw'imisozi igihumbi niyo mve muri kano kazi hari ngenda ngakora mekanike, gusa iyo ndi muri mekanike n'umuvandimwe mugatijya mu kazi kawe, kuko rino garage nimo ni iry'abapambe, nabo nabavandimwe, naho umwanzi yacu ndi kumwe nabo. Gusa njye gutaha ndamuhamagara tugatahana. Aka kazi uzagashobora bro? Dore ko ari ubwa mbere ugiye mu bintu by'ububawunsi. Aho kazi rwose ni nk'akavugirizo, ni nk'akavugirizo kabisa, ni nko guhuha uruyuki ku isahani. Aho kazi rwose njye nzagashobora kuko ni akantu koroshye cyane, ni akantu koroshye pe. Wenda ntabwo tuvuga byinshi, naje kubakumurikira ngo bakubone. Hanyuma mu kijyanye ko natangaje ukuri, abantu bagatangira kumbona nabi, abandi bikabashimisha, nk'abajya banyura hano bajya bavuga birabashimisha, kuba washyira hanze ukuri, kuba wava mu mwanda ukajya mu mucyo, bituma umuntu yaba umwanzi w'abantu. Oya, ahubwo wowe nguryo ubateshya ari ryiza, nabo bafite uburyo bigenza bakora nk'uko bikora, kuko ni byiza cyane.
byiza cyane kabisa. kuko ama YouTube hano hanze arimo arabeshya abantu bagapanga script n'ama content ariko benshi bagiye banyigira banzamukiraho bakabishya abantu babivuyemo bagashaka abatumirwa babe bake ariko beza babe bake beza. Ibintu byo kubeshya abanyarwanda twarabihaze. Nkuko najyaga mbikuganiriza mwana uzi ko ugiye gukora biriya biboro banza kubitegura fresh ariko bamwe na bamwe babanza kwidoroga kugira ngo bakore biri hano nabikoreshaga nyuma kambwa ati menye karuko ngoko simba narabikora ko narinzi ka film wanjyanye oya abaninjije nyine n'abantu batazi ukuri bagatuza ukuri rero dukora ibintu nta kintu twanyweye ari umutwasho dukoresha n'ubwenge bwacu ntabwo wajya muri biriya twebwe rero impamvu twesha ubwenge bwacu kandi twakora ibintu biboneye bimeze neza nava ko nta mbutiyaje irimo kamera twisoreze nawe mundabereka mu hotel tugendana ntabwo muzongera kumubona kuri kamera zacu muzamubona mu bindi biganiro bigiye bitandukanye cyangwa biramutse binabaye ngombwa muzamubona dushaka no kujya ahantu wenda kameramani wacu akadufilima ukazabona ku buryo bimeze n'uburyo mba ndindeye umutekano nubwo yagize ati umutekano n'uwiteka yego n'uwiteka ariko habaho ubufatanye wenda mu ijambo rimwe dusoza haravuga ngo bounce n'umuntu watera ibyuma mujyamo muremure w'igisobe bigango nguriya se bagiye kuzava muri commentaire barababwira iki abantu rero bazi ko boss ari ubugangi ntago baba bazibanga ubundi wowe ugomba kuba uri serious mu kazi kawe hari n'ibyishuzi nkanjye nka siporo nkora ntago ari ukuvuga ngo ni uguterura hari izindi nkora zituma ntanabyimba ariko ku buryo nkozeho ushobora kumva ari icyuma wafata ku muntu agataka kandi uwo turi kumwe abura ntacyo yabaye ririya niryo banga kandi iyo umeze ngutya ni gukubita benshi kuko abagutinya ni bake none ugakubita benshi rero nk'abantu mwanya twakoze biterwa n'igihari niyo ntiyakizana gusa nta kintu gihari kuzicwa n'inzara munyamakuru yanyibaziye mwana ubona inzara yagica reka ntabwo yakwicara amafaranga arahari uri guta umuntu yabaye ikintu kiranga abantu bapfa kuvuga umuntu afite abakozi barenga 5 ahemba umuntu inzara yamwica ate afite abana barenga 5 hahira n'umugore ufite n'abakozi 5 uhemba abakozi 5 uzi ko ushobora kubara umushara wabo ushobora gusanga ari 400 none se wambwira ko ahubwo niyo ndufite ni noya yakwiye kubigana gutya ahubwo nubwo mbe yose zo gukorera siporo niba ukora popaje niba ukora niyo babo kabisa ukuntu numva mwitekereje numva iyo yaba itangana gutya ahubwo nubwo urabasha ngombe kaburimbo bavuga ngo ni airbag umusaza reka tugushimire kandi ukomeze ufate mu mugongo dufatikanye kandi icyo nzarya tuzagisangira icyo nzanywa tuzagisangira kandi ukomeze kandi ntuzatandukire kuba amafaranga menshi hanyuma ari wowe uzangirira nabi fresh yadukurikiye mu kiganiro ufuze umenye nitwa Chekatu ISIAK MANAGER ni wa mugabo udakina n'abana twari turi ku rw'imisozi igihumbi hanyuma ibindi biganiro biraje ni episode kuyindi umunota isegonda ku saha gahunda ni imbere cyane mugire ibihe byiza twari turi kumwe na bounce yanjye ciao